ese wibaze, ese wowe uri umugabo w'ukuri mu buzima bwawe cyangwa uracyihisha inyuma y'ibyiyumviro gusa? Urubyiruko rwinshi rurarambiwe, nta purani, rukururwa n'ibyo abandi bakora, nyamara bagatangiye bagakora ibyabo. Amahirwe menshi arimo, ariko nta action, nta challenge. Buri munsi basubira inyuma aho gufata umwanzuro nk'uko igihugu kiba cyaraduhaye amahirwe tukaba twayabyaza umusaruro, tugashaka icyo dukora, tukareka kwishingikiriza ku byo abandi bakoze. Urugero, umuntu ashaka kwiga afite skills nshya cyangwa se ashaka gutangira projet, ariko aho gukora arareba stories n'amashusho by'abantu bishimisha. Nose ubwo urumva icyo ngicyo cyazamugeza kuki? Gukora ibikorwa by'ukuri ubu biruta gutegereza ejo. Ntuzigera utsinda utatangiriye ubu, utatangiriye aho uri. Gutangira ibikorwa bifite agaciro buri munsi bizagufasha kuruta abandi muri rusange, kuruta abandi inshuti zawe, urubyiruko muri rusange. None wibaze, ndi umugabo w'ukuri cyangwa ndacyihisha inyuma y'ibyiyumviro? Tangira ubu, ukore, wige, ntutegereze ejo. Ubuzima bwawe burahari kandi amahirwe ari imbere yawe. Rero fata umwanzuro, wige kuyabyaza umusaruro, umenye icyo ushaka n'icyo ushaka kuzageraho, umenye umugabo ukurimo n'icyo ugamije.